ubwo rero icyo gihe twarabisobanuye ndi kwibyitsaho mvuga ati kucya kwitsaho birambabaza simba nshaka umuntu wanjye ajya muri izo ntambwe cyane ko big energetic yari iri kuri muvumo iteye ubwoba ubwo rero ejo bundi yakwikijeho byeruye ariko anasobanura ijambo nakwibwiriye duheraho ndakubwira ngo ibintu wabona ibintu ari kukuziza ari amagambo Bruce Melody yivugiye kuri chaîne yawe ariko kubera tutari tuzi ukuri ntago wayaha agaciro cyane nanjye ubwo nari ndi gutanta mvuga ngo ni hehe nanone mwabomoye biri ku rundi rwego ariko Melody we nkabona ko n'uburyo wamukumiriyemo nabonaga biri hafi yuko niyo nka yago yamuhaye yendaga kuyimusubiriza kuri mikoro zawe niko nabonaga ubwo urabicamo wewe wari wibereye ikiwanjana ukurikira ariko yarapreshije aravuga ngo Bruce Melody aze kwa Jarat avuge ngo narasaze naramuburesinze narabanye nawe naramusapotinze koko tuba tumenye bwa nyuma na nyuma icyo uzira ariko nanone nkabitambukamo mvuga ati n'umuvandimwe yigeze kunigwa zira ikibazo wabajije Motherboard database ahangaha kabigendamo ubwo bitambukireho rimwe utubwire ubukana bw'ibibazo ubaza abantu hostinga bigateza ikibazo bikaba byagera naho brand nk'iya Big Energy ikwitsaho ubugira kabiri abantu bakanabyitiranya batazi rerema icyabaye dupfa iki se hagati yanjye nayo ninde wapfuye nta muntu wapfuye nta muntu wapfuye nta n'umuntu ugiye gupfa ahubwo buri wese ari mu kazi ke mu buryo bukwiye kandi bumunogeye ibindi byose ni ibirengaho kandi nta muntu nta hame ry'uko umuntu akwiye gukorana n'undi ntari hari ubwo wenda kirabera clear rimwe nicyo bavuga ko ufitanye ibibazo na Yago bona Yago mujyana mu gatebo k'abanyamakuru oya ntabyo pe nta na kimwe ahubwo Yago yavuze ko yabagaburiye mukamutererana kweli muri corona ubu se ari umuntu uha interview n'uyiguha ninde uri kugaburira undi ariko narumiwe reka tumureke yifitiye byinshi agende yimenyera ibye wewe biri umwihariko wibuka ko yanakugabiye yangabiye se ari ndo abanje kugabira undi urumva ahubwo hari ukuntu abantu bafata ibintu uko bitari ko ngeyo nguhaye ikiganiro mba numva ngufashije kubona income amafaranga sibyo ntabwo rero nguhaye ikiganiro kimwe bibiri bitatu kimwe bibiri bitatu bine bitanu mu gitondo ukabyuka ukavuga ngo warangaburiye mba mbona nyine utabitekerejeho bien ahita mvuga nta muntu ahubwo washobora kuba atameze neza tukwiye kumubaza tuti se wari naho ubundi ni umuji wanjye n'umuntu nkifata nk'uwa danje ariko ibyo bintu abagenda avuga nyine ntibinyemerera none gukorana nawe kandi nta sinumva hari ikosa ribirimo kubera ko niba atari kumbona neza nta kibazo nanjye ubwo ndaba ngiye ku ruhande gato bayikorera ibindi bimufitiye umumaro kubera ko ntago ngende hano ntago nshinzwe kunezeza aba YouTuber nshinzwe gukora akazi kanjye no kunezeza umuryango wanjye n'abafana banjye ibisigaye byose niba tutabibona kimwe ntacyo bintwaye rwose yakikomereza akazi ke kandi courage niba n'umuzigo wagarutse ubu agiye gusubira mu kazi ni byiza cyane gusa nuzajya uvuga ko abantu wenda wabafashije ibi nibi ujye wibuka nawe ibyo bagufashije unibuke n'ibyo bakiri kugufasha kuko ibyo biganiro biba bikiriho kandi n'uburenganzira bwo kubiripotinga babukiriho ubwo rero jya uvuga uziga mwana wanjye ntukajye utera hejuru ujya ntakatere hejuru urasakabaka ubona nta kintu kirimo cyo kumutererana cyaba cyarabayeho kuri wowe urumva Jaras none ko dukorana hari amafaranga umpa hari agreement tugirana ngo bizagenda gutya dukorana gusa kubera ko duhuye tukahuza iyo umubano ujemo agatotsi turongera tukicara tukabivugana ubu se ko yafashe ibiganiro we na Maji bakagenda bakarira ntiyagarutse akansaba imbabazi kandi akabirekeraho
sinamubabariye se tugakomeza tugakorana n'ibindi. yagusabye imbabazi, umunyamakuru wagusabye imbabazi Yego. cyangwa amajina wagusabye imbabazi? Oya. Umunyamakuru yaraje arambwira ati narabibonye ko nshobora kuba narakoze ibintu bidakwiye kubera ko muri biriya biganiro byose unacyumvise neza nta kintu ubonamo. Ariko akakirikiraho kigakomeza kikamugaburira mu gitondo akabyuka ngo narakugaburiye. Mpita nseka. Urumva? Aho rero aho ngaho bigaragara ko wenda umuntu aba atari muri leta nziza, wenda afite nk'uburakari yatewe n'ibindi bintu, nawe ukabigenderamo. Niyo mpamvu ntabyitwaramo nk'umwikomo, ahubwo mba mvuga nti shyira ubuzima ku murongo, ugaruke mu kazi, dukore twese dutere imbere nta bindi. Abyutse akavuga ati nsubiza inka yanjye wayimuha? Nsubiza inka ya nyanga. Namuhe ebyiri. Yego. Nyemerera rero ninjire mu nkuru nyamukuru kuko ngewe nyibajijeho imyaka myinshi, nagiye numva ibyanyu, nagiye menya muvoma yawe yenda ugiye kubikiriyaringa ubu ngubu, ariko ntago nagenda ntakubajije kuri uyu muntu, ndetse ndagira ngo ntangirane n'irijwi riteye ubwoba ririmo amagambo mabi arimo yuko n'umuntu yakwifurije urupfu. Tubanze tuyumve dukomeze n'ibibazo byanjye. Nubishe umuntu ku bwanjye ntakumva mu matwi yanjye nkumva urupfu rwe. Mu by'ukuri naricaye ndavuga ni icyama nkumva mu matwi yanjye rwose Charles yapfuye. Joel hacamo iminsi tutavugana gutyo nyine, urumva nk'abantu baba badasanzwe bavugana cyane, ahita anyohereza link y'ikiganiro cya Agasaro TV. Ngo ngibi ni ibiki? Ndamubwira ariko se bro yica no ni yanjye chatero ndazifite. Jean Paul yahise ajya ku Gasaro. Yagiye ku Gasaro. Noneho agezeyo aravuga ati kuri Jaras azanamo ubushuti bwe na Joel, akazanamo iby'ubuwalkmate, akazanamo inshuti ya Joel kurusha wowe. Noneho birangiye avuze ati Jaras ko ari gukomakoma cyane. Reka njye ashona kuri ataranabivuze. Nyine icyabaye nyine uruba yahise ajya ku Gasaro akora ikiganiro cyararebwe cyane. Cyarebwe cyane ko Joel anyohereza link cyari kiri mu 70 icyo gihe. Urumva arambwira ndavuga nica no ariko ni yanjye nayo use kuri kunziza n'ibitari ibyanjye. Turavuganye arangije arambwira ngo warakoze ngo kwangiza izina ryanjye ngo gusa nawe uberedi. Gutyo Joel aranyandikira ngo gusa nawe uberedi. Ndavuga Joel ukuntu muzi uko bamuvuga imyitwarire ye, ibi bintu avuga biroroshye. Mba mbiyoherereje umunyamategeko wanjye. Yes. Wow, iyi ni best deal. Kandi ni Jalas Official TV, twongeye kubana n'abantu bose badukunda, twongeye kubaha n'ikaze kugira ngo mwongere muze kwitereka muri wa mujyo w'umukada ahanga kuri officiel kugira ngo twongere tuganire. Kadage ghostinga Jalas kandi ikiganiro cy'ubushize mwacyakiriye neza. Ubwo rero turizera ko n'iki ngiki mugiye kubana natwe abantu bari imbere mu gihugu, abari hanze y'igihugu. Jo bundi njyana na Jalas kuri RTV nibwo namubwiye ambaza ngo ni cye kintu kitumye uba excited. Navuga ngo ni public yindi nshyashya y'abayobozi tugiye gusavinga tutari tumenyeranye nayo kuri YouTube. Ubwo rero nawe hano afite abantu bakuru, afite abandi bari mu rugero bitewe n'inkurije, dore ko ibisata byose agenda bigaragaramo, ariko nanone tugiye kubana muri iyi nkuru kandi ndizera ko Jalas agomba kuba ari open kugira ngo utandukane n'iyo ubushize, ariko kandi amafu n'amafunguro niwe ubyiyamamariza. Jambo ryawe CEO. Ono umukada rero nuko nguko najya yiburira arakoze cyane. Umvuze icyo ndenzaho ahise asoreza ku mafu n'amafunguro, ariko nta kibazo. Nubundi turi muri Urban by City Brew, ntago twavuga cyangwa ngo tube dufitiye imudu impumeko tutashyizemo amafunguro kandi tutari mu mafu meza. Niyo mpamvu nyamvuga nti amafu n'amafunguro ni ku gihe.
hano muri Urban by City Blue. Ubwo mba mvuga cyane amafunguro kugira ngo naba abantu ari abantu bumva hoteli nk'ari ahantu ho kuryama. Yego. So rero muri Urban umwihariko igikoni ni ibintu bya hatari. Yego. So rero bajye banyarukiramo rero barebe Dani amazire bitama amaze kuzana. Oya Dani urumva we kubera afite ndi mwari uranga we bigomba kugenda neza, ariko nawe papa Kamba bari kukubona kuri kamera umeze neza, itoto ni ryinshi, abantu benshi bavuga ati yo kwafe ni ya Gisani, ibintu Mukada yavuze ntago abeshya ugiye kwinjira studio. Duheraho papa. Oya iyi kwafe ndumva nyimaranye nk'imyaka itari munsi ubwo yaba ari nk'umunani kabisa yabigera. Iyi kwafe ntayanyihindura, ntago nyihindura. Umwogoshi ni umwe, Benjamin hariya rwose ndamusuje hano hasi, Benjamin muri Benisha Saloon. Warahabonye hano hasi ku Kinamba, barabanje banyicaza hano muri metero nk'eshatu ngo ngendere kure, ngo hari gahunda z'imisatsi abantu baba bagenda ronora atigendere kure metero 6. Avuga se kuri buze kujyana wa Jaras ngo naza kuwutwara ngo mu kantu kaka wawura. ni wa mujyo wacu, ariko nanone nishimiye kongera kugostinga. Ubushize naravuga ngo abantu bawe ntibaze kubikunda utazampeza mu bikari cyane ko nubundi ubushize nagusererezaga ko ari ukuntu na bagenzi bawe mwatangiye kujya muza munatera intambwe munabyivugira muboneka mwidisponibiliza compared n'ibihe bishize, nabyo babyakira neza cyane cyane iyo basabye comment. Duheraho ngaho muvoma tagiye muri wa mujyo ngo ikibuga cyanyereye hano muri game muri showbiz, by'umwihariko ugarukiye kuri kamera, uri kubona nyine impression imeze gute Jara? Wenda bibaye ngiye ku giti cyanjye na bikaze cyane, wenda gusa nabonye nk'ibyo wari uvuze uti uwo mujyo nabonye abantu barawukunze. Burya ni byiza kuba abantu usavinga unamenye icyo batekereza ku kintu kugira ngo umenye n'ibyo basavinga. So rero kari agace ka drop your comments ni agace n'ubundi natekereje muri sanse yo kuvuga nti aba bantu bo ko ari 200,000 barabitekerezaho iki, ibi biri kuba barabitekerezaho iki, binampa umurongo wo kumenya uko amatsiko hari agiye ari ku bintu mu gihe wenda ngiye gukurikirana ibyo nkuru nkabona angire byoroshye. Birumvikana rero umukada ni mu ndebe mu nkunde, nkurikirana kuri social media platform zose, X, Instagram, TikTok, hose turiyo, ariko na Jalas ariyo, Jalas official kuri X, Jalas official kuri Instagram, Jalas live kuri Facebook, Jalas Jalas kuri X. Irasubiza jire ari gihe umuntu yibagirwa hando, ariko kandi Jalas official hano nyine kuri YouTube ari naho turi iyi saha. Yego. Nuko rero twinjiye, ndagira ngo twinjire ku bantu bawe, ndagira ngo nongere nitse ku nkuru zikwerekeyeho, ariko nanone tutazigendamo gipolitisiye, tuzinjizamo showbiz nyinshi byo twagiye duhura nabyo. Mpere ku matimu ari kugaburira abantu. Bwa mbere na mbere mu mateka twabonye The Ben na Bruce Melody badutangariza yuko bagomba gusorera indirimbo umunsi umwe. Ni nyuma yaho The Ben aje akavuga ko afite album, akanavuga amatariki, ariko kandi akatubwira ko kuwa gatanu za droppinga. Bruce Melody rero wagiye amugenda runo navuga ati ngiye na bato naguhorahoza cyane akanyafu nkakagucishaho. Abantu bakurikiranira hafi The Ben bakavuga ati nanone rangaje tu controle, abandi bakavuga ati Bruce Melody uyu niwe wanyawe ukina showbiz. Ariko twinjiye muri iki kiganiro nyuma y'ibyo byose, Bruce Melody we yamaze kuririzinga, The Ben we yarekuye audio gusa. Duheraho ngaho waprosha amatimu, nubwo we tutaramenya aho uherereye. Oya icyo nabonye Melody nawe yakuruye ishanga muri video,
I told you bro, ndakubwira ngo inkuru za The Ben zose Bruce Melody atazuririyeho nta cyakorwa nta cyaba wanze kubyumva. Amakuru nari mfite buriya ngo video Vixen yagombaga kuba Emeline wa The Ben kugira ngo ishanga ikururwe neza agaciro gateshwe ne oya gira uko bigenda mo ngende mu gikaro. Oya nawe urajya tubwira ariko ntago nari mbizi ko ari Emeline wagombaga kujyamo rwose na Emeline yarabihakanya aravuga ngo sinaba mu Vixen biza kurangira bafasha undi. Okay. Gusa igihari ni byiza kuba abahanzi nka bari abanini babiri basohora imiziki nyuma y'amasaga yaramaze iminsi kuri social media. Kwa dukeneye nanone kubona abasani biyaminiya bakishajara bakagira utuntu barekura. Urabyibuka ko bamwe mu bakurikira umuziki abafana bavugaga ko abasani batinye gusohora imiziki. Kavuga ati mwe mutinya saga. Uribuka ku gihe cya Mwiseneza Josiane abasani barazibitse bavuga bati iyi nkundura izarangira ryari. So rero na hano icyo nico ngiye kinini narebamo. Abo abasani banini babiri bariyaminiye bararekuye. Ariko nanone Melody na nabonye indirimbo yari yahogojemo byegeye imbere na wa mukobwa Nadia. Ariko ngiye kubona mbona sohoye iriya. Gusa birabyo ni bisanzwe umusani ko yakora indi collabo nawe agasohoriye. Ariko ngira ngo bijya bituma akenshi muri promo yiyo collaboratinze akenshi biragora kumubona. Twagiye tubibona kuri ba Safi, twagiye tubibona kuri abasani benshi yakora collabo yasohora niye iyo akayiryamaho cyane indi kamera nk'atanayibonye. Ega na Marayika Medi wacu yabikoze Satibi. Tutambuke gipura. Nukuri. Ndagira ngo iki kiganiro kize gutandukana n'icy'ubushize. Baturebere mu masura yombi twihuta turekura ducuncumuka cyane kubimenyereye. Ariko nanone tuze kwitsa ku kanyafu kagaragaye mu matimu kuba Bruce Melody we yatagetinze umunsi The Ben yatubwiye kugira ngo aririzinge songe ndetse akayiririzinga mu masaha ya saa sita ya kare. Bisobanuye ko yagira ngo amutekinga nova cyamwereke ko bagiye kubatoringa mu bundi buryo cyangwa se nuko yaranabizi ko ari collabo yahuje ibihugu bibiri ari support biri buburu cabana n'ubundi kuza kudomina indirimbo nka Plenty ya The Ben. Bo simbizi aho ngaho ko ibyo ni Melody wabisubiza cyangwa timu ye. Yego. Target gusohorera rimwe ariko nekereza ko umuhanzi ntaga planning gusohora indirimbo abonye afishe yundi. Sibyo se? Abafite ukuntu yabischedulinze, abafite ukuntu yabipanze. Mbere mu mateka ku buryo bihura the same date. Nubwo twinjiye muri iki kiganiro The Ben watararekura yarekuye Dio gusa ubwoba bwamutamiye. Rega The Ben nawe wenda tuzayitunga kuri ya Lose Control sisi kuri imeze. Urakomeje? Akabura yaje. Oya. Kuyabura. Ega mu mahitamo y'umuhanzi ashobora kudakora video bitewe n'amaproje afite akavuga ati indirimbo kugira izashye ikanyire kure iri visualize. Cyane ko iyo ngingo yawe nanone nayiha amahirwe cyane ko iyi ndirimbo yakozwe kera na Kizi akiri muri country. Bisobanuye ko ari gusohora imiranzi kugira ngo inkuba zize neza se. Zimwe zabambonye. Birashoboka cyane. Ibyo byashoboka cyane ashobora kuvuga ati aka audio ke gukomeza kunguma mu bubiko kabangamiye izindi reka ndekure n'abantu mbe nkize n'icyo gitutu bamworoheye se urumva ni papa ka akabikorera challenge kuri Instagram ngugesinga izina ry'indirimbo akabishyiraho inote ya 5 kandi ari buhembe bane nyine ariko ko byamera ko sijyangano ni igihangano. Icyo mvuga ntago uko yayisohoye ngo ajugunye. Ni indirimbo nayo ibaye bimukundiye igafata ntabwo yabura kujya yiperforminga ntiyabura kumucururiza. Rero kuba yayipromotinga nawe ntago ari busohora indirimbo Jabiri mugani wawe. Ntago ari busohora indirimbo Jabiri agomba kugira nyine iyo protocole biko tumenyereye umusani yita ku gihangano cye sirituko nyine ari n'indirimbo ye bwite itariho na collabo ngo wenda ngo hari undi muntu ubishyiremo imbaraga. Je nuko mbyumva. Nuko mbyumva kabisa. Ubyo kuvuga ngo bahuriranyije ngo ku munsi umwe ibyo ni ibintu bishoboka. Ni ibintu bishoboka bro. Zego ndi kwiyumvamo kukubomora nkakubaza ibintu bikomeye. Uyambaza. Oya.
none se nge nazavuga iki wanteretsaho yambaza nta kibazo twinjire se winjire rwose nese uribuka movement y'indirimbo nka sowe urayibuka uribuka uburyo yagendaga ateguza anavuga uburyo rwose ari kurwanya ibintu bya drugs warabibonye none ko utari kubitambukaho ntabwo indirimbo ya Byenemeye yavuze ngo yikundira kubaya umuhanzi aririmba kuvuga ngo sinkomerere icyo nge nkubaza umuhanzi aririmba ubuzima bwe bwite simbizi cyangwa umuhanzi aririmba ibyo abona muri societe none se ubu melody ubuzima bamo ababayeri ntahura nabo yirirwana nabo ababayeri kubona bifu yago na Kivumbi sinamenye ikibatambutsemo oya Melody aransetse Melody ibi ni bya binyoma bye iyo aje akavuga ngo indirimbo azana ngo irimo ngo ubutumwa ngo kandi akabihuza na sirenga ikoreshwa mu idini ntashatse kwitsaho ariko abandi bakabyenterpreta ko ari uguhenesha mana yanjye ngo yabatoresheje igicerisha ukibaza ni za polemike ni bwa buryo buri artistique anakoresha nabyo tujye tubisobanukirwa ariko iyi mind ye ubwira nabiriya byo gufata iriya scene ukabona kuruyishanga nuko wese umuhanzi abagomba gukorera buri kimwe cyose gituma indirimbo yiha attention buriya n'umufana wa The Ben ashobora kujya kuyirebera icyo avuga ati kandebe Melody ibyo bintu byo kwigana umuntu wanjye urumva n'utari umufana wa The Ben na wandi urimo hagati no hagati ashobora kujya kuyirebera ko ari buyikuremo amakuru wabonye ko byabaye inkuru ya website twemera nini inkuru yatangizwa na Ise ntiyahise yandika inkuru ko Melody yakuru yishanga muri video ubwo romba batwikiraga shebuja wabo The Ben nahise ntuzo wandika showbiz niwe wayanditse inkuru inkomasi sha oya jara nanga ko hari ukuntu umeze nk'umuntu ushaka kunkumira buriya mba mbibona ati none se reka mukadagiye gukora iki none se papaka none se ntabwo wabibonye ko n'iki n'iriya ndirimbo hivanzemo niyo Bosco ya The Ben ariko nomari niyo Bosco nta gashyaka nini wenda cyabaye cyaba kisobye Ben no gusohora sample mu mwanya w'indirimbo kuko urumva birimo ariko sereka nkubaza ko kwa proding indirimbo atari ikiganiro katari ibintu biba daily umuntu amara ukwezi ari gutegura kwa proding akibeye The Ben featuring uwitwa Faripu 9 n'amasegonda so rero byabishinwa niyo Bosco aba yabashyiriyemo abasani benshi niyo Bosco arabafasha muri studio abasani benshi cyane hari n'indirimbo wowe ushobora gutunga nkanjye Jarasi wenda tuvuge Mugisha ivuye kundi muhanzi kandi uwo muhanzi nawe yarakoresheje nka niyo Bosco utabizi nyine kugira umve niyo Bosco ko agira uruhare ku biziki ni abantu bamwe batazi yego noneho kwa Kizi ni umuntu we rwose niyo Bosco urabona ko indirimbo zari kubigendamo biguru ntege ariko tushe y'ubwanditsi amaze kugaragara mu mahiti yavuba mu mezi 4 amaze kwandika ariko mbateguriza indirimbo ya Dani Nanone featuring niyo Bosco irarenze nge numvise akantu gato numva birarenze nyemerera Papa Kamba twijandike neza muri wa mujyo wa Gikada ni sanzure ntunige rega ni sanzura ndaho kuko kamera sura yizimya ariko hanga oya nyemerera nukuri kandi ubushize hari uburyo twabitwayemo kugira nanone tutihuta ariko nanone tugende tuzamura tension cyangwa se speed turi gukoreraho nge nawe igihe naje mu gikari yende tayari mpfa kuba namaze kwicara cyane Jarasi narakubwiye dukorana inkuru ndakubwira ngo Yago Big Energetique ni brand ikomeye abayisobanukiwe mbere hari ukuntu bayibererekeye ngeraho nditsa ndavuga ngo nkubaza ikibazo ndakubwira ngo kuki ngo Yago ndabyibuka n'amagambo nakoresheje ati Yago yikije kuri data buja amanarihina ntiwibuka iyo nkuru kandi koko sinakubeshyaga ariko mu kiganiro duheruka nibwo mbonye umwanya wo kubikubaza duheraho
Yago yakwikijeho byeruye bwa mbere kuko icyo gihe nkubaza wahakanye ko nta support Yago yaguhaye kandi twagiye tubibona hari ukuntu nkaye oya bivuga neza uretse gato bivuga ngo nahakanye ko nta support urumva ngewe icyo Yago yavuze nanavuze ni sinkibuka neza icyo gihe cyaba cyarabaye kandi kirashoboka nibyo nakubwiye ni ari gihe cyo naba nita support urumva atari cyo wenda we yahaye agaciro cyangwa wenda icyo we yita support atari cyo ntibuka urumva kuko hari ibintu byinshi cyane muri siritu noneho ku bantu bahuriye muri runo ruganda ni ibindi cyane noneho ndumva Yago twabanye no muri forum y'abanyamakuru wa showbiz ya yindi yabaye se bagiye no miki forum yabaye hari y'abahanzi banambaye niki hari nindi mwabanye muyi twabanye mu y'abanyamakuru ba showbiz igihe kinini tugakorana n'amasiporo duhura mu match Yago ni umuntu tuziranye kuva kera kabisa ubwo rero icyo gihe twarabisobanuye ndi kwibyitsaho mvuga ati kucya kwitsaho birambabaza simba nshaka umuntu wanjye ajya muri izo ntambwe cyane ko Big Energetic yari iri kuri muvomo iteye ubwoba ubwo rero ejo bundi yakwikijeho byeruye ariko anasobanura ijambo nakwibwiriye duheraho ndakubwira ngo ibintu wabona ibintu ari kukuziza ari amagambo Bruce Melody yivugiye kuri chaîne yawe ariko kubera tutari tuzi ukuri ntago wayaha agaciro cyane nanjye ubwo nari ndi gutanta mvuga ngo ni hehe nanone mwabomoye biri ku rundi rwego ariko Melody we nkabona ko n'uburyo wamukumiriyemo nabonaga biri hafi yuko niyo nka Yago yamuhaye yendaga kuyimusubiriza kuri mikoro zawe niko nabonaga ubwo urabicamo wewe wari wibereye ikiwanjana ukurikira ariko yarapreshije aravuga ngo Bruce Melody aze kwa Jarat avuge ngo narasaze naramuburesinze narabanye nawe naramusapotinze koko tuba tumenye bwa nyuma na nyuma icyo uzira ariko nanone nkabitambukamo mvuga ati n'umuvandimwe yigeze kunigwa zira ikibazo wabajije Motherboard database ahangaha kabigendamo ubwo bitambukireho rimwe utubwire ubukana bw'ibibazo ubaza abantu hostinga bigateza ikibazo bikaba byagera naho brand nk'iya Big Energy ikwitsaho ubugira kabiri abantu bakanabyitiranya batazi rerema icyabaye nanjye nasobanukiwe neza nk'uko bivuze ibya kiriya kibazo mu kiganiro Yago aheruka gukora nibwo nanjye namenye neza ko koko ibyo Melody yasubije kuri we byamukomerekeje nubwo bwose bitari kumushimisha kameme kuko namubajije ku mubano we nawe ubwo ndi kugira ngo njye no kubibazo kubaza ya Melody ku mubano wa we na Yago birashingirana none kuko ku mubano wabo tuzi wihariye utandukanye n'uwabandi kugira nyine no kuri icyo ngicyo bavugaga ntago bimenyerewe kumva umunyamakuru yahawe umuhanzi nka niyo yaba umuhanzi ku muhanzi si ibintu tumenyereye so rero byari biteye amatsiko kumenya ngo kuki tutakibonana Melody na Yago si kweri so rero muri uwo mujyo Melody uko yasubije ngira ngo uramuzi ni umuntu urumva ubwo nangiye kuguha urugero rw'igihe muri Sunday night we na Maji basezera muri Super Level bari kuri mikoro nikubwire nti abantu batatinye Nsenga ari bosi wabo utuzikisha hejuru y'ibishanga bimwe komando atabara umwana yasimbukiyemo indege sha barabyogoze bagwe ntebe urumva rero Melody ukurikije uburyo nyine nkubwiye nk'urwo rugero nk'iyo reaction ukuntu yagenze abari bari kuri radio abari bari muri radio ubwabyo bose baratunguwe kumva Maji na Melody bavuze dusezeye muri Super Level ishari ntuzongera kutubona ukundi abantu bafite contract urumva ni ibindi urumva so rero ariko Richard ngo yari yabishyizemo ngo Safin tiranga imigozi ngo kuzirika ariko ngo barabizi urukundo bajyaga bamusikama bakajya mu bitaramiro Rubavu Amaji ni umusaza so rero Melody ni umuntu umenyerewe gusubiza ibisubizo
byahuranyije Yego. bivuga gutyo Biri direct. biri direct noneho kandi nta ukabona ntacyo umutima usigaye umushinja buriya hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga nk'akantu ikiganiro abisasira ukabona nyuma y'ikiganiro akakubwira ku kantu ukumva ko hari ukuntu kari kumushinja rero nabonye Melody asubije uko nanjye nyine ndabyakira byo kuvuga ngo yarasaze ntabwo numva ko yabivuze ntabwo yavuze ngo ntabwo yakoresheje ngo ni umusazi wenda yagashobora kubyumva uko bitewe n'icyo asubije oya Melody arahuranya njya mbimubwira rero ibyakorera mu ma interview byamuniganye inkari nyine urabibona hariya mu burasirazuba i Nyagatare warabibonye bitambukeho byose neza yego biranababaza niyo ukasi ibintu by'umuhanzi why not atari yanateguye se kuza kubivugira iwawe kwirene yenda yavugaga ati yenda nawe urwariho ntirumworoheye ibyo tujye tubyumva nanjye bijya bimbaho nkakubwira ati bitegura uko Melody akenshi ntago ari umuntu wakubwira ngo uzambaza iki urumva ntago ari wa muhanzi ugira iyo protocole wenda hari abahanzi bameze uko hari abahanzi utatumira utabahaye feye urumva utamubwiye uti ngo hostingwa na Emikinege gusa ubwo urumva Philipita n'abayirene bamaze kwandika impapuro zibusaba interview niyo mpamvu bamumeneka narabyumvise namuhostingira kuri phone akoze biranibi bazamutunga phone ukavuga se iki cyamamare ko kigiye imbere ya phone gusa cyabuze lensi ya telefoto simbi picture ko mwamumenesheje se tuzatangira kuvuga kuri ibyo nta wamumenesheje yego yende John John mu izina rya Yesu kari wamumenesheje John izutera mu izina rya Yesu kumira twiyanzike anyway so rero nanjye ntago nari nzi ko rwose biri kuri urwo rwego wenda na yago ku mutima we rwose niba yarababaye akabifata ukundi kuntu arabizi ko nta sinzi ko ari n'ikintu naba naragonganiyemo na yago ntacyo nibuka yago muheru nukuvuga ngo nka ibintu byagiye biduhuza bwa mbere aza muri ibi bintu yaje muri special vacances nakoraga ku Isango yaje ari umuhanzi icyo gihe ntabwo ari njye watangaga amanota hari abandi bajaji aho ntabwo naba naramuhonyoye mu kibuga navuze twakinanaga yakinaga ari umwataka iyo bampaga akamace ka hato na hato bagendeye kuri taye bavuga ati muvandimwe box to box abarido ya defense akanigerera mu rubuga rw'amahina akaguhubanuzamo nk'umutwe aya ntuze kwishyira mu defense so rero nta mutima mubi kapiteni yago rwose wa timu ya kapiteni yari kapiteni kabisa yari kapiteni nuko ikipe nayo yaje gukonja izamo imbeho ariko kubera imyuka yagiye ivugwa nyine mu hambere abari bayoboye iforamu nabo bagakendera ariko igihari cyo yago nta wundi mutima mubi rwose aho ari n'abafana be babimenye buriya niyo mpamvu navugaga nyine ndi netre vuga ni ntacyo nibuka naba narahuyeho na yago ntago ari ukumwihenuraho ngewe ntago ari uko gutyo mbayeho oya so rero nta nubwo niyumvishaga ko byaba byaramubabaje kuri icyo kigero niyo utavuga ngo yarasaze gukomozaho gusa ukwiye kuvuga ngo databujari ese yigeze amwitura inka yakuye ubwatsi vugisha ukuri tanga amakuru oya Melody yavuze ko ngo yari yarabanje kuyimuha oya kada ntago yayatohoje gira ngo ni mu biganiro wenda yabaraga ati ngiye ko atabisibye ntibikibara $. So rero ntawe ntekereza ko hari urundi rwango ariko yago niba asaba Melody kumusaba imbabazi Melody nawe nk'umuntu babanye ibyo navuze ngo baziranye ubuzima bwinjiye niba yumva hari icyo yamusabaho imbabazi azazimusaba kandi ntago ari twebwe bo kubyibutsa Melody ni umugabo witunze wibeshejeho ntago ari twe kumureberera ngo ariko ngiki wenda wamubwira uti kubyumva ko yabigenza nk'inama cyangwa igitekerezo ariko nanone ntiwashyira mu bikorwa
Jara tubivaho nyemerera nkwibutsa irindi jambo nakubwiye kuko nawe uri umusiniya kandi nemera ubusesenguzi bwawe kugira numve n'uburyo ubona ibintu. Hari abantu benshi bagiye bavuga ngo si ngombwa yuko aba basiniya bakuze kuri Yago mu myaka no muri kariyeri baza ngo bamusabe imbabazi ngo nuko hari ibyo batumvikanyeho, ariko ngiye byararenze menya ama one shot yitegura kubarekuraho n'ubu n'amakuru abatohozaho numva binteye ubwoba. Hari ikiganiro twakoranye ngiye nawe nanabyitsa ati why not aba bantu batasaba imbabazi ko na Philip tuza yiyerurutsa azisaba bakapfa kumubabarira biraho si nyirarureshwa se, ariko ukabona ko byibuze we yagize n'uwo mutima. Uwo bivugaho iki ko nabyikijeho ngo aba bana musaba imbabazi barimo amazina yavuzeho, dore ko iryayo ryarivuga atambuka gusa. Hari abantu barimo ba Rocky, Bruce Melody, Sabe, DJ Briane, hari abantu yagiye avuga Emirene bagomba kumusaba imbabazi. Wo bibona gute mu mboni yawe? Biri ngombwa ko umuntu mukuru ageze naho akorera ikosa umwana akaba yamusaba imbabazi, cyangwa iyi showbiz birasaba kugira iyo flexibility kugira ngo dusenyere umugozi umwe, cyane cyane ko back in the days twabonye ikiganiro cya Sabe ya hostinze Yago na Chita anabibabwira mubona ko yabategurizaga avuga ngo nidu hosting abantu jya ubaza umuntu ikibazo nkaho waba uri kubaza muvandimwe wawe. Yego binyuremo bo wenda nta bikaze ndi buvuge kuri ibyo kintu kuko amahire nuko izina Jarasi na Kamba ritarimo niwe nakabere niwe nakavugiye Makamba zantwigiriza za munsabira imbabazi. Icyo nari ndi kuvuga ntago harimo wenda abo navugira ku kigero cyabo, ariko nkuko wari ubivuze showbiz ntago wenda yakarebye ibyo umwana ngo umukuru abantu bakabanye mu bwumvikane n'ubwubahane, niko kuntu mbyumva muri game. Ariko nanone nkuko wari ubivuze flexibility igakonta kuko game turimo nayo ibyo bintu bizamo kugongana, gubeshyanya, guhemukirana, gutenguhana, guhemukirana wenda ne kubivuga uri gutenguhana, nta kindi kintu kibi kigambiriwe ureba ukigiye nakubwiriye ko dufite ikiganiro na Rocky reba igihe gishize ngaho reba ibaze yo mba naraje nkabivuga, ariko Jara mbogero uyu muvandimwe amawane shati yabamanukagaho n'ubugoroba bw'abamama n'abapapa ari abafite ababa we yari gucaye koko yawe. Icyo nshaka kukubwira nuko nyine hakenewe flexibility. Ntago nahita ndakara ngo Rocky ngo wenda niba ahise ajya gukora ikiganiro na Irene cyangwa wenda akagikorana na Sabe ngo mpite mbigira intambara huya bariya babuze bitana ba mwana kubijyanye n'abatumirwa n'amabranda biriya naze ko bishira birarangira nta mvura idahita, ntabwo ari ibintu wagira iturufu ngo ubabare agahinda kakwice. Gusa impamvu ushobora kumva agahinda ka Yago hari ibyo ashobora kuba we yaratanze mu bantu yiteze ritani. Bivuge neza agira aravuga ati na papa nzamusaba imbabazi nagaruye umuntu gutyo komeza ni wowe. Oya biriya buryo yabivuzemo byo ntabwo turi bujyane, ariko icyo mvuga ngewe nuko uko abantu babanye nibo bakwiye kumenyana ati uyu muntu nkurikije koko ibyo avuga sanamubaniye kuri iyi ngingo. Uko urumva niba yagavuga ko abantu yagiye baha amafaranga abagiye gukora amavideo abakubiye menshi abakoreye ubuvugizi iki ibyo byose nawe ujya byose ari cyo isi yagombaga kumwitura, si byose iyo si akaba atarakibonye niyo mpamvu disatokesha mu izina rya Yesu akiririmbira ibitangaza. Erega n'ukuri niyo ucitse amarozi biba ari ibintu bikomeye yabyivugira. Dukeneye kuzatwumva imbamutima yego umva nkubwire ngewe nizera ko ubuzima bwacu ari nk'igiceri, sibyo ni hano n'inyuma imbere inyuma, ubwo ngo uyu munsi biba biryoshye ejo bikamera nabi. Urumva buri uri mu bantu bakunda kumbaza uti se ko najya nkubona uri excited, urumva ntumirwa ayakona nkabona iki message kivuye Ohio kiza nkabona isesemi yagutami zambibwira abanyarwanda ntumirwa. Icyo mvuga nukuvuga ngo ubuzima bwose ugomba kutabubamo nyine ngo bugutware. Niba ari bibi bibaye bye kukuganza, ariko ni byiza nibiza we guserebura cyane
kuko anytime turaraburiza urumva ups and down anytime ibintu bigenda neza so rero numva noneho industry yacu buriya nanone uko umuntu akura agenda akomera wari wumva Philip itaza kuvuga ikibazo yagiranye n'umuntu rero bavuye agakimwe sasa bibabaze mu bambe tenaza nazampinja zanjye zingahe none akaze yago yaguturitsa impinja bubiretse ngo guideline ngo nta bana baza muri game yahita mwereka icyo amukorera erega ngiye wanishati yateguye nizo zintera ubwo urumva icyo ushaka kubwira urumva hari etape burana izagerwaho yago nawe akageraho nyine akarekura akabyihorera ubu ngubu wenda abacyumva hari igaruriro buriya ntugire ngo no kuvuga kuri yarega hari ukura bayumva ibintu bigifite igaruriro urumva ari mu one shot ari muri bya bimenyetso by'umusaraba yagwajya akora okay kirase n'icy'umusaraba cyane ikiziga hari umuntu twahuye mvuye hari ya Kicukiro arambona aravuga ati umukada ngwino nsuze maze kumusuza arambwira ngo nanjye ngo ndi umubig energy nyoberwa kuna hisa bizana usika igihugu cyose cyagoye yampaye yanzekire n'ukuri byantunguye so rero icyo ndi kuvuga hari ibintu bikubaho muri industry ukagera ukanicecekera buriya ntabwo wapfa kubona nka Austin avuze ubwo aba ari inzu y'ibitabo urumva Emira natagiye kumusebya ngo yagiye guca inyuma mama yake ngo araza ngo aramuzanga aravuga ngo baby surprise gusa cyangwa Emira yaramukegese yabibaze koko urayahuye na byinshi dirateze ati ruhura umutima oya yaramuvuga ati baby ni surprise gusa cyangwa utsembura ngo wumve ko nzana mu bya bintu uzi kwigana abantu nzabi breaking ndaho mu kizuru uwo se ntari kwikunkumura abandeba babyemera oya mbabarira urigana reka nkubwire abantu wigana nkemera urana melodura mwigana ariko iyo ugeze kuri grand frère wawe Bulldog yabawe uramucegeta nkumva nanezerewe koyowe stana oya ntago bivuze muri yatoye narabivuze nicati rya ryinyo ry'abari hekenyera hamwe birati ijisho ry'uruvu anyway okay ndumva ari ibyo rero yego nta bindi navuga wenda bikabije ariko abantu basabana imbabazi nyine nanone umwuka mwiza ntekereza ko ari wo duharanira twese umubano mu bantu yego nyemerera rero ninjire mu nkuru nyamukuru kuko ngewe nyibajijeho imyaka myinshi nagiye numva ibyanyu nagiye menya muvoma yawe yenda ugiye kubikiriyaringa ubu ngubu ariko ntago nagenda ntakubajije kuri uyu muntu ndetse ndagira ngo ntangirane n'irijwi riteye ubwoba ririmo amagambo mabi arimo yuko n'umuntu yakwifurije urupfu tubanze tuyumve dukomeze n'ibibazo byanjye nubishe umuntu ku bwanjye nakumva mu matwi yanjye nkumva urupfu rwe umuhungu bamwita Jalas by'ukuri naricaye ndavuga ni icyama nkumva mu matwi yanjye rwose Jalas yapfuye byara biteye ubwoba uyu ni Joel andi mazina yo rayivugira atangizwa na Ruta wayavuga nta kibazo uyu ni umunyamakuru Joel Rutaganda mu kiganiro yakoze kuri channel ye rwose avuga akamuri ku mutima avuga ati Ndabyumvise mbabarira wincamo biteye ubwoba by'umwihariko aya magambo ari nge bayavuzeho nakwikanga cyane cyane iyo umuntu afite n'izindi mbaraga cyamenyerewe muri game muri showbiz tubamo cyane cyane iyo umuntu anakuruta n'iyo connection biba biteye ubwoba ariko nyemerero dusubize mu mateka yawe na Joel utubwira ibyo mwari muhuriyeho bituma agera hakakubwira ibi n'intandaro iyi voice niyumviye bikantera kuvuga ngo nzaza mbikubaze kuri kamera cyane yuko nge mbyumvise nanakishinganisha byagenze gute uhuriye ku kina Joel twamumenye muri Miss Rwanda back in the days habaye ibibazo bikomeye by'umwihariko ngaruye iki kintu kubera hari n'amakuru yatangiye kunsumira avuga ngo ashaka no kuba yaracitse ashaka no kuba ari hanze y'igihugu mbabarira uraje uvuge ashaka no kuba ari hanze y'igihugu ashaka no kuba ari muri business ze ariko abantu bakabihuza n'ibyabaye muri Miss Rwanda cyakuri shebuja we Prince Kid heraho umbabaririye niyo nkuru nyamukuru ubigendemo neza ukiriyaringa iki kintu okay
iki kintu ntabwo nari nzi kuri bukizane nk'umukada ariko nyine ubu nyiyeretse ko nta kijya kikwisoba. Ni ikintu nakomeje kurenza ingohe n'abantu banjye ba hafi bakajya bongera bakabinyoherereza bakambwira ati se ko ntacyo bivugaho, ese byarangiye gute, se mwapfuye iki. Abantu benshi babimbwiyeho cyane gusa nyine urabona ko ni ibintu bidasanzwe burya ibintu biri mu rupfu byo biba birenze, biba biri ndengakamere. Uriya wenda n'umuntu ashobora kuvuga ati nifuje ko bamufunga bitewe n'uko yumva ko bamukoreye nk'icyaha, ariko gupfa by'urumva byo ni ikindi sinongere kukubona ninde wari kumpostinga ariko Imana baba ntibazi ibyo anzika umukada nyine anyuzamo agatebya, ariko nyine bibaho. Ntago ngewe nkunda guheranwa cyane n'agahinda muri kamere yanjye, gusa nta cyantunguye cyane ko ari Joel wavuze ano magambo. Wenda iyo undi muntu nari kuba nabyibazaho, ariko Joel ko bamuzi bya kamere abo babanye, ndetse ngira ngo no mu banteye ihumure ba hafi ni inshuti ze zitwa Magara. Kabwa ati Joel uramuzi, umwirinde ibiki, umwihorere, urumva. Ariko nyine bitewe n'imiterere abazi Joel baramuzi, nta gashya kabisa. Arahuranya se cyangwa agira inzika agira? Oya, ni umuntu ufite imiterere nyine imeze gutya nabivuga gutya yayigaragaje. Ubu nabuze uko mbivuga mbese, nabuze uko mbivuga ngo ntaba nkawe. Wagira ngo akorera inzego. Oya, inzego umuntu uzikorera abazwi. Hari n'abaziyitira ariko nta gashya. Oya, ibyo nazabibazwa. Oya, mbyumva nyine hari ukuntu umuntu yigira. Nazabibazwa. Ariko ibyo byagiye bivugwa sometimes bitewe n'imyitwarire y'umuntu uko yitwara, n'ibindi background ye, abafamiliye be. N'igihe umuntu burya rigaba afite umufamiliye akamwuririraho. Hari n'igihe umuntu abajya mu itorero ry'igihugu ntabwo bazambara se. Iriya foto nabonye ari mu itorero. Oya, ndi kukubaza ntabwo bazambara, nsubiza. Ariko basi se warayibonye iyo tuza kugenda iriya foto aho gati yambaye impuzankano. Okay. So rero urumva icyo nashatse kuvuga cyo gito ni icyo ko ntabwo natunguye cyane no kuba Joel yavuga no magambo. Ariko kandi nyine biratangaje kumva umuntu avuga ko yakwifuriza gupfa. Oya Jara, nyemerera umpa ijambo gato. Nanone ibi bintu biraremereye, ufite abantu bagukunda, umaze kubaka brand, umaze no gufasha n'izindi brand, ntituze kubitebyamo. First of all, aya majwi nayaryari nimba uyazi koko, ese we na Joel muhuriye kuki? Tuzamuke muri iyi nkuru. Ndabigusobanurira n'ubundi nta kibazo. Nubwo akenshi kugaruka ku mateka adafite icyo amaze, akenshi nabyo ntago biba bikaze, ariko ibi byarabaye n'ubundi bifite aho bihurira na Kaya Miss Rwanda, kuko ikibazo cyatangiye mu gihe cya Miss Rwanda ubwo Jean Paul yajyaga akurikirana cyane iby'iyi case ya Miss Rwanda, aza kumenya ko hari uruhare Joel afite mu majwi yasohotse. Kuko Joel barabizi ko ari wonkere wa Muheto. So rero arabivuga. Kandi Muheto ariwe cause mediate y'ibibazo bya Prince Kid. Byose by'umwereka amajwi rero aza kumenya ukuntu byagenze, aza kumenya ko Joel hari uruhare yagize mu gutuma inkuru y'ifungwa rya Prince Kid ijya hanze binyuze ku muntu wahoze ari chief editor wacu twese. Ubwo twese ni nge Joel, Jean Paul, twese mu cyo twakoreraga twitwa Umuseke. Na Joel yari umukozi cyangwa yari umuyobozi wanyu? Oya, yari umukozi w'Umuseke, ariko ari mu gisata cy'imyidagaduro ariwe utuyobora. Abari muri entertainment ari uduheadings. Urakoze cyane. Ariwe dusaba meeting aho story ibintu nk'ibyo. Urumva ari mu editor wacu, mbivuge gutyo. So rero icyo ngiye kuvuga kinini, ibyo byarabaye, ubwo ni kugira ngo wenda n'abantu batamenye uko ibintu byagenze babyumve. Noneho nyuma yuko inkuru igiye hanze y'ifungwa rya Prince Kid, Jean Paul aza kumenya ko mu ba breaking iyo nkuru banatumye amajwi asirikira mu bantu Joel afite mu ruhare. Nibwo yaje mu kiganiro avuga ko iyi saga ari trio, avuga batatu.
Jean Paul rwa rwego rwe yikunkumura aravuga ati oya yari umunyamakuru kandi nawe utohoza akaba afite amakuru menshi cyane. So rero arabivuga cyane ko ikese ya Prince Kid yo yibayemo yari deep kabisa. Ubwo Jean Paul akaba ari umuntu umeze gute, ari wa muntu atitaye ngo mupfana iki mugize ute, iyo ari kubona akarengane ajya kuri side y'urenganwa akambwira ati Joel ni inshuti yacu, ku buryo niyo muri icyo kiganiro icyo kingicyo yaravuze ngo utunguwe no kuba mvuze Joel ari umuntu wacu. Ati nanjye Jean Paul kwibariza gutyo tukiraho hari amakuru nagiye ntohoza uziko nanjye nabaga mbagenda runono y'imibanire idasanzwe ya Jean Paul na Joel byari biri no ku rwego babana mu nzu. Oya nago babanye Jean Paul yabivuze kuri X ubwo yatumirwaga kuri Space yari iriho na Joel agahita nyerera avuga ko ngo yajyaga mutiza nyine icyuma kibahima indege shane imvumo imvumuzi anyway reka twe kubijyamo cyane ariko byaravuzwe ngiye cyo ndashaka kugera nyirizina aho ikibazo cyaturutse. Ni ukuvuga ngo Jean Paul amaze kuvuga icyo kintu urumva ngewe numvisemo Joel ngira amatsiko ndamutelefona phone yirananira. Urumva na Jean Paul yari yahamagaye mu kiganiro nyumvisha ko iri hanze itari mu Rwanda, nkora WhatsApp call ndamuhamagara ndamubura ngo mbaranse no uretse no kubaransa nashobora no kubanza nkamubaza se bimeze gute kuri umuntu wanjye bimeze bite se ko numvise yige ntiyamvugisha. Ikiganiro ndagisohora nkigisohora yahise ampamagara yahise ampamagara kuri WhatsApp n'ubundi arambwira ngo Jarasinga ibi niwe wabikora. Ndavuga ariko se ko ndagushatse ngo umbwire umpe amakuru nkakubura nkamara amasaha n'amasaha nakubuze mbwira bimeze bite mbwira uko tubigenza. Ngo sawa ngo niba nkoze urumva aribyo nakubwiye nyine Joel ntiyantungura kuba yavuga biriya. Joel no umuntu wivumbura no umuntu arabona babateye uko Jean Paul yari yamenye aravuga ngo iyi case ya Prince Kid we yari yavuze ngo ni trio hari abantu batatu bahedinze kugira ngo ibi bintu bibe. Prince Kid oya trio yavugaga yarimo Muheto Joel na mwenyewe mukuru arazwi Mr. oya atanjyana kimihurura mbabarira hano ni imihanzi kandi nawe burya iyo ari gukora inkuru ziremereye nka zino tumaze iminsi tumubona muri za Garana yiti za Sherry Silver yamaze kwandika byavuga ko ubundi ko ari batatu ariko umupango wubakitse ariko bakavuga ko Muheto yakoreshejwe we nta yagiye mu bintu atabiza akabyisanga biri kuba atazi biri kuba. So rero ibyo ngibyo ni iby'umunyamakuru bayatohoje abafite ukuntu yashatse inkuru ye nta nubwo nabitinzeho ahubwo ngenda ntegereje ko Joel navungira ati bya sibyo ambwira uko tubivugurura nk'umunyamakuru w'umwuga azuko inkuru ivugururwa cyangwa se uko bayibalance. Joel hacamo iminsi tutavugana gutyo nyine urumva nk'abantu badasanzwe bavugana cyane ahita anyohereza link y'ikiganiro cya Agasaro TV ngo ngibi ni ibiki ndamubwira ariko se bro yica no ni yanjye chatero ndazifite. Jean Paul yahise ajya ku Gasaro yagiye ku Gasaro noneho agezeyo aravuga ati kuri Jaras azanamo ubushuti bwe na Joel akazanamo ibyo walkmate akazanamo inshuti ya Joel kurusha wowe noneho birangiye avuze ati Jaras ko ari gukomakoma cyane reka njye ashona kuri ataranabivuze mu mutima oya Gasararabo uretse gato nusebanye oya nawe uri bufate ijambo nyine nawe ukumira ariko azwiho ibintu nk'ibi azwiho amatahita ateye ubwoba azwiho amapranka azwiho kwandagaza uyu muntu bugacya yamuzanya kandi bikagaragara ko hari umuteguro wabaye nyemerera uyu muntu rega ndamuzi icyabaye inyo umuntu ariko Jean Paul yavuze ngo Jaras arakumira nyine icyabaye nyine uruba yahise ajya ku Gasaro bakora ikiganiro cyararebwe cyane ko Joel anyohereza link cyari kiri mu 70 icyo gihe urumva arambwira ndavuga nica ariko ni yanjye nayo use kuri kunziza n'ibitari ibyanjye turavuganye arangije arambwira ngo warakoze ngo kwangiza izina ryanjye ngo gusa nawe uberedi gutyo Joel aranyandikira ngo gusa nawe uberedi ndavuga Joel ukuntu muzi uko bamuvuga ibi myitwarire ye ibi bintu avuga biroroshye
mba mbyoherereje umunyamategeko wanjye. Yesu nanjye n'urwo rwego byari byanteye ubwo nukuri nkibyumva nkabona uracyahumeka nta cyagutambutse nkibikubita umunyamategeko abarabibonye ati ibintu ati umuntu nk'uyu nguyu yakugirira nabi atuzishinganisha ariko ntiyabitindaho birarangira ariko nyine Joel yanyandikiye amagambo akomeye yo kunkanga gushaka kwerekana ko ngo hari ibyawazi urabizi ko ibyo bikunze kuba umuntu wamuziranye azi na black side yawe urumva buri kimwe eshatu zikugarukira zose uko zakabaye urumva agaragaza nyine uko ngo namubabaje ndamubwira rero Joel wowe niba wabangamiwe waza tugakora n'ikindi kiganiro sibyo kigusubizaho umucyo cleaning niba wumva ko ukuntu bitagenze ariko bagaragaza fact kuko Jean Paul nawe ntabwo yaje gutukana nawe yari amakuru kandi Jean Paul nawe yavugaga ku muntu uri muri case umuntu ushinzwe itangazamakuru muri Miss Rwanda ntabwo saga nk'iriya yabaho ngo bari ku ruhande atavugwa urumva kandi ako kana akaba ari akantu ibyo ngibyo yavuze muri iyo audio avuga ngo kwinjiza abanyamakuru yari amaturufu akoresha yo kugira ngo abe protected mbese utamwinjirira kube uzi ibyo agufasha urumva ashobora ko yaratunguwe no kumva ati ikiganiro ni gute cyasohoka ibiki kijarasa tagisibye nyamara mu byukuri Jean Paul n'ubwo atari hano aje ukamubaza ibiganiro nasibye yavuze Joel ntibiri munsi ya 2 gusiba nyagusiba avana kuvuga ngo wa publishinze oya nkamubwaniwe ya iki kiganiro tukireke akambwira ati ubwo ni byaye ndi byawe ati amarangamutima ntaza mu kazi Jean Paul amuzi ko yari gutya ariyo mpamvu yagiye kugasara kavuga ngo reka mbomo ntabwo nzi ko aricyo cyabiteye 100% yuko ashobora no kuvuga ati ashobora no kuvuga bishobora no guhurirana n'ibihe niyo interview wenda tukamara gukora nawe bagakora byose akahose akabivuga ariko wenda yagera ku gasaro akajya deep down akajyamo ndani urumva akabivuga neza urumva niyo twabaga turi kubivuga ko nabaga nzi nka mwe namwe arabona avuga ni nkakomakomani kuko ibintu byo muri Miss Rwanda twe tuzi byinshi urumva njya mbomoro gahita uvuga ati ye koko se aha urubwo buryo ntacyogoza urumva ku ibintu byari binaniye kandi Jean Paul umubwiye gutyo noneho yakuzanira fact ni kandi ibyo ryo byabiteye Joel ajya kuri X aravuga ngo nibamuzane bamuzanye araza arasiribanga ati wowe ibyo uvuga ntuheruke wanyunzaniye invitation y'ubukwe hari umuntu waturusha kuba inshuti urumva kandi ukumva koko yanjye amashuka nuya oya Jean Paul nawe arahuranye ibintu bya narayikurikiranaga ibintu by'amashuka yarushye Jean Paul kujya gukomvenga kubwira nibitabaho nibitavu ariko nyine urumva yagomba kubisobanura mu rwego yagomba kubisobanura mu rwego rwo kugira ngo nawe agaragaze ko nta rundi rwango ruri special yaba afitiye Joel kuko abantu niko bari kubitekereza bati se nta kindi kintu umupfa cyaba kiri gutuma umuvuga n'ibiki wowe ugagaragaza ko ubushuti bwabo bwinjiye burenze bw'abantu bazi nibwo yazanyemo ibyo byo kumutiza imfunguzo ariko yiri cyo nashaka kuvuga urumva nanjye naratunguwe no kubona Joel akoze ikiganiro akavuga ngo yagezeho nifuza ko mpfa ndavuga se ko n'ubundi nzapfa uyu muntu arushywa n'iki niba ahubwo wenda asenga nzagende mbere ye ntibizabe nk'ibya wa munyamakuru wavuze ko atazandika wa muhanzi abwira Meddy nange ugeze ko aya mabrand ugaca hejuru okay bya wa munyamakuru wabwiye Meddy ko atazamwandikaho ngo kabone nubwo arayimwima aramubwira ati nibyo nkoze ndi kugira inyamakuru gikomeye kinandika sha na mayiti yawe sha ntacyo nzavuga niyo waba wapfuye rwose ko ari umuvumo mwabona abantu bavuye muri sekira ntimumenye ikibakubise n'ukuri birababaje cyane nyine hari amagambo abantu bakoresha ukagira ngo wenda ariko nyine amarangamutima nayo melody abantu abanebwe nyine wasohoye amajwi muri kumwumva ubwo melody ngo afite inshuti agahita avuga ati ndayaroha hanze nyari yahaye mugenzi we ari kwigura ko nabonye byaraciyemo urumva so rero Joel nawe mbona nyine avuze ibyo
nyuma yaho twaje no kuvugana by the way turavugana ndamubwira nti uko wavuze ko wambabariye ninjye nakubabariye cyane kuko nawe hari yaho ntago ari wowe rwose aho urasimbutse gato tubwire ku mwavoka kugira inama reaction n'uburyo nyuma yaho nyine umwavoka nabwo we yampaye link y'ikiganiro yakoze Joel arambwira ati wa muhungu ndabona ibintu bye bitoroshye akwandagaza ati bwo ariko iki nyine warukina ati ubwo biri kuri ino level noneho andika wishinganishe muri RIB ubu bisobanure uvuge uko ibintu bihagaze umuntu nk'uyu ntiwamenye icyo ateganya ariko koko nkuko ndi kubikubwira n'abantu ba hafi ababikurikiranaga batuzi bamuzi bakambwira bati uriya muntu mwirinde umugendere kure kubw'amahire nza kumenya ko ubu ngubu ngo yigiriye mu Barabu ngo ubu rwose za karigo ziri kuvuza ukeneye telefone ukeneye cyangwa bamuteza imbere nge nta mutima mubi bari inkoma amashyize babwirukanka inyuma ubu babuze aho bacira nayo ariko ni ukubaha umuntu ubuse Patikope ari ku rwego rwo kuba inkoma amashyi yuriye ko Patikope nawe nzi ko yihagazeho nawe yihagazeho nawe ni fresh kabisa Sekretone niwe wasigajwe inyuma n'amateba gutese bari abajenerega baragiye bariyubaka kwaje ntago bimeze nk'abo bahungu nkuno muhungu uri kuvuga ngo yaramwiye nkore cano ariko abajeni Kigali vrema bariyandagaza urabwira umuntu ngo kora cano nawe utayifite nawe utayifite urumva so rero na mutima mubi ngewe nta nubwo nigeze mbigira intambara guri ariko inshuti yawe niyo mwanzi wawe umuntu mwakoranya kuyoboye koko bibaho urumva nshobora kuba koko wamubwira ni naramubabaje ariko nanjye nk'akazi nibyo nkubwira ko hostinze umuntu ntago washyize amagambo mu kanwa ariko Jean Paul wamushyira amagambo mu kanwa yeba we nanjye nareba narebaga ibiganiro bya Jean Paul nyine we yari umuntu nakubwiye ngo niba akarengane niba Jaras ari kurenganya umukada akinjira hano asanzwe aziranye na Jaras aba ari kuri side y'umukada no matter what atitaye ngo Jaras arabirakariramo Jean Paul nuko yarateye urumva rero kuba cyatunguye Joel nuko utaba Jean Paul nkawe yaza nk'intwari mudefana ahubwo wenda akamuvuga muri case urumva kandi Joel buriya arabizi ngewe ntago nari kumusebya ikindi cya kabiri numvise yagiye navuga cyane agaragaza cyane gikunzwe no kuvugwaho ngo cyo kumucuruza Joel ni izina ryo gucuruza Joel wamushyira kuri thumbnail bakamumenya Joel wamushyira muri title bakamumenya Joel ni inde wo gucuruza koko yakore thumbnail yenda title kwera Joel ryavugwaga nukuri yenda ukamusanisha ari umuntu wakreminga ngo mwancuruje hari nutabivuga urumva Joel rwose nta nubwo yancururiza n'amadolari 5 ntago ufite ubwoba bw'uko nawe yenda yazagucurwaho akagusebya akaba yavuga amabanga yawe cyane ko umuntu uyu wanarakaye hari n'igihe anavuga n'amabanga akaba yanahimba akaba uretse kuba yahimba amabanga dusharinze na Joel ayavuga uko ari yihereyeho azayavuga uko ari amabanga noneho ndebe wamugani ko enye zitamugarukira baramutizaga urufunguzo oya so urwo rwego Joel twanamenyanye nkibahomba Jean Paul mbere yo kumusebya ngo yamutizaga imfunguzo ariko nawe yamuhaga kontake nayo ndabizi se weta ya Joel yatambikaga ibirenge ntuze gezaho ngayo ngo gusa muri uyu mwuga ibitugonga biba ari byinshi bitewe n'ukuntu uteye nawe uri expose niko navuga ntabwo bibuka umunyamakuru kazi watunyuzeho avuga ati mba ntegereje ko wa mama umwikije avuga ati mba ntegereje ifirimbi uzi ikintu cyanangaje sura mu mama oya nukuri ntubiseke uzi ikintu cyanangaje
ukuntu yagukubise amaso akaza yiruka wagira ngo abonye brand iyoboye igihugu. Sobanura. Hari igihe umuntu bamwaminiya nawe akiyaminiye, noneho akageraho umuntu bamwogeza nawe akiyogeza. Nanze gukoresha izo mvugo, urumva, noneho akageraho akajya yahuranya, azi ko bari bufanye, azi ko nyine agiye kuhatwika, urumva, nyamara ahubutse kabisa. Cyambabaje nuko n'abantu bose bari iruhande rwacu rya munsi bamusetse, uratinyutse uvuze umukada ubakumira. Nari nakumiriye iki? Yavuze ngo azaniga umuntu, ngo ngere ibu nibivanga ngo nasho ngo ivuga ngo ni showbiz ngo ntiyakenterivena, ngo nge nzakuniga nifuro ngo oya nicyo nazize. Wamutsinze mbese uwo muntu. Nigeze mvuga se umuntu bazamukanye muri Esanseri, mbabarira ntukanyigire wo mutagatifu. Oya muri weekend afite gitamuvuga. Nigeze mvuga umuntu bazamukanye muri weekend arataramira abantu mu ntara. Ni nacyo cyana muteye ubwo baravuga ati banciye urwaho bavuga n'ibya radio. Atamira giti noneho baramitana. Oya yahise avuga ati ariko bana yanjye umuvandimwe yari yambaye ikabutura ya mama yake. Abaseduwize. Ariko se we nta nkuru z'aba mama yavuzwemo mu Bubirigi. Ariko uri kwigira ibikijana. Ntazaba mama yavuzweho kandi ngo ahita gutera uw'inyuma. Akiyakura amaye. Nkanye kura kuri kamera za Esanseri sha. Oya katujye kureba byo. Imbara bafungiye muri 4 cya 5. Aranyangira ubusa. Ni 3. Anyway, so rero reka wenda icyo kintu tujye tumenya abajene bari gukora ibintu bya danje, tumenya amagambo tubabwira ntabakomeretse, nk'ubi bintu ntituzabyibagirwa. Kandi we yarazi ko ari kwivana mu cyasha cyari kuganira, ariko Big Energy yaramunjwigiririje. Oya ntazabura bamujwigiriza n'ubundi. Oya ntitwabimwifuriza kuko turi gender balance. Okay. Ntacyo nawe turamukeneye kandi nawe akora imiti neza. Ariko nyine wamugani ntabwo motivation ku muntu ari ukumutega iminsi. Reka nsoze kugera avugaga Joel wenda nahari adukurikiye, Imana imworohereza, imubabarire, nanjye umutima wanjye uri free kuri we, nta kibazo. Ibyo namukoreraga hambere ubu ngubu rwose duhuye nabimukorera. Nagiye iwe ndaharya, mpanywa amazi, mpanywa agacupa, yaje wanjye bibuko. Mbese ntabwo Joel mbese nk'uwo mutekereje umubwiye Joel si rwose nta mutima ni one love. We ndabizi wowe ibintu byose akantu kadetaye ukakabika, ariko abantu bagiye bansaba kubivugaho kenshi nkajya mbyirinda, ariko nyine uranze urabimbajije Joel. Oya anambabarire no kumuvugaho rwose si ibintu mba nifuza n'ibiki, ariko rwose nta Joel koko byumvikanye biba byancanze. Jara nyemerera nze no gushimira nanihanganisha umuvandimwe Jean Paul yambanjirije ahandi, kandi koko yakoze ibintu bitoroshye, yagiye akora inkuru ziremereye, mwagiranye ibihe byiza. Ariko kandi nanone nongere ngushimire kubera hari nibiba ndeba cyangwa nkurikirana mba mvuga ati nta nubwo ari bibi kubivuga kuri kamera. Iyo numvise nk'iyo twicaranye nkumva nk'umuntu araguhamagaye agwaye nk'ubufasha kugira ngo bugeze kuri Jean Paul, by'umwihariko hari na initiative zawe nagiye mbona tumaranye igihe, nkabona uri committee usuye umudamu we muhaye ako gafuka k'umuceri, urabizirikanye ko Jean Paul yari umuntu wawe. Ni ikintu gikomeye, ni ikintu nanjye buriya kinsigara ku mutima, kandi buriya n'uburyo usoza ubutumwa yenda bw'abamugutumyeho nabyo n'ubundi butwari. Ubwo rero ibyo nabyo tubigushimire, ngushimire nuko utanatererana abantu bawe iyo mwabanyeho mwagiranye ibihe byiza. Sinzi ubundi butumwa wasorezaho, sinzi uburyo uri bukorozinga iki kiganiro. Wenda ndahinira aho ngaho n'ubundi waruri. Abantu nyaboneka bakomeze kuba hafi y'umuryango wa Jean Paul Nkundineza. Nabonye hari kuntu ibihe byegeye imbere abantu bibagirwa, ariko bagerageze bakomeze kuba hafi by'umwihariko umudamu we n'umwana. Tukomeze nyine tufashanye, nta kindi kintu kinini nabwira abantu, sinabakora mu mifuka. Ariko wakenera nimero y'umudamu we, wakenera ukuntu amugezaho ubufasha yaba kuri gereza, byose birashoboka. Nimero ya gereza ndayigira, kode ya gereza ndayigira, byose birashoboka. Ibyo byose birashoboka.
harabona bonye bakora ibiganiro bavuga ku bantu ngo bateranye n'umuryango ariko buriya nyine umuntu niwe ukora ikintu ku mutima we nge ntacyo narenzaho gusa abantu bazi ko Jean Paul yababaniye n'uyu Joel rega nese ntiyamutwereye ku bukwe bwe narenga ibyo bya Miss Rwanda n'ibiki nawe amusure tugabanye inziga gusura kandi ni kuri momo ndi kubivuga ntitaye ko oya ibiganiro byawe byose nimero ibiri muri description rwose pe ngayo guko rero Jalas yajya blessing abantu batandukanye nanjye muri abo ndimo ndabyishimiye kandi nanjye ndamushima ikiganiro ubutem senda byitangwa iki uruzinduko twagiriye kuri RBA cya RTV mukomeze mukandeho ikiganiro cyiza nawe komeje kugenda nteza intambwe ariko mbabwire ngo amwe mu mabrand yowuninze harimo n'umwana muto witwa Mugisha ariko mbabwire ngo Jalas yafashe umwana wari umubyinnyi mwiza mujyana mu muziki naratangaye bambwiye ngo abyina neza kurusha uko aririmba kandi aririmba tukaryoherwa tukabikunda ubwo rero nanjye ninitereka imbere nzaheraho mbakegeta mbabwira ibyo Jalas yabahishe wayo oya uzabibabwire gusa Mugisha byo kubyina ariko ubu byaragabanutse kubera ishuri ibyo turi kuzamura cyane ni imiririmbire ye yabonye ko arabamo twararikodinze indirimbo zimwe na zimwe so abantu bitega ibintu bigiza kandi binini Usiko buriya nari nzi ko Mugisha ari imfubyi ku babyeyi bose antiri uvuganye na mama we twumva mba muri kuvuga Mugisha nkajya ni nka sister urambwa ati ni mama we ndikanga nakana kavuga ni muwe nyinshi uvuga tuyu mwana gahinda usiko ugira ngo agahinda karamwishe ariko nyine buri umwana abafite experience nini abafite ibintu yabonye byinshi ubona nakuze nimba ari uko mu muharangura ubona nakuze sha oya nyemerera ntambuka gutyo buriya byina kurusha Chris Brown mubi cyane mubi cyane nkweretse utu video wakumirwa ngayo nguko rero uyu ni umukada w'abanyarwanda reka mbasabe ngo mujye kuri Nino TV mukandeho Jalas official yamaze gucimaka umukada wanyu kugira ngo tukomeze tubahe ibyiza tukomeze tuganire showbiz Rwanda Entertainment TV nayo ni yacu ni y'umuvandimwe ariko kandi muze kunsusumira kuri iki kiganiro ni ngombwa ko umukadaguma kabiri mu cyumweru akajya hostinga CEO cyasi ngombwa ajye yitereka imbere Jalas akora inshingano ze yatumwe hano mwisi ubwo muraza kutubwira nukasoza iyo yiteretse abasaba comment ababwira ko nta gashyazanye bihe byiza kuri mwe mwese rero mwari mudukurikiranye hirya no hino abari imbere mu gihugu abari hanze yacyo abakomeje kudushyigikira kandi showbiz yaryoshye ngiye ku giti cyanjye indirimbo ya Bruce Melody ni ya The Ben zose ni nziza usibye ko imwe ari collabo indi kabari single dukunda ya mabrand tuyashyigikire tuyaha agaciro akwiye ibiganiro nk'ibi nakagaruka hasta la vista ciao ciao